abantu bagenda bahemukira abandi. Ushobora gusanga mu butabera ibi bintu ari byo byinshi cyane. Aramuhemukiye, amuhirage ry'abana be, asanga ibintu byose yarabihinduye. Aramuhemukiye, yamuhaye umwana kumurera, uwo yamureresheje niwe wamuriye. Uwo yashingiye niwe wamuhemukiye. Uwo yigishaga yamuteye inda. Ariko turashaka tujye deep, kuko ibi bintu bibyara ingaruka nyinshi cyane. Iyo wahemukiwe n'umuntu wakundaga, niho harimo kuva biriya bibazo pastor, kumva ngo umuntu yagize agahinda gakabije. Ugiye kureba waza gusanga aka gahinda karangana n'urukundo yakundaga. Compensation yabyo no kuvuga ngo ikigero cy'urukundo yakundaga uwo muhemukiye niho ikigero cy'agahinda yagize. So ako gahinda iyo kaje rero nibyo hanze bavuga ngo ni depression yagize. Yahemukiwe no mu kazi, ngo baramukoresheje cyane, igihe cyo kumuhemba akurayo ubusa. Muri kwa gukurayo ubusa, expectations yari afite zose yari yarazubatse muri ka kazi. Ariko noneho turashaka tuze kujya physically. Twavuze ngo mu rundi ruhande iyo turiho tuvuga ibingibi, ibikomere byinshi abantu bafite n'ingaruka z'ibyo zabo bakunda. Buri ruhande rwose rupfuye rugira positive na negative. Iki kibazo cyari gukemurwa nande? Tugiye mu buzima busanzwe cyari gukemurwa n'umuryango, kuko conflict nangwa se aya makimbirane yari imbere mu muryango. Cyambere hari ubutabera iyo bisohoka bajya kubafasha, ariko noneho iyo biza kuba mu muryango hari kubamo kubabarira. Muri kumwe na Pastor Abatoni, nongeye gufata uyu mwanya mbashimira cyane by'umwihariko, kandi nongera kubaha ikaze mu biganiro byacu. Benshi mutuzi kuri channel Pastor Abatoni TV, ndetse iranakomeje, ariko mu kiganiro cyitwa Another Side tugusabye kudufasha kubana natwe, kandi tugusabye gukurikirana ibiganiro byacu. Tubaha ibiganiro guhera saa 3 za mu gitondo umunsi kundi. Kora comment, duhe like, ndetse kora subscribe. Imana ibaduhera umugisha, turabakunda. Shalom. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Another Side, tubahaye ikaze muri kiganiro nk'ibisanzwe. Turabiyegereje tubabwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri mu bice bitandukanye aho muherereye. Mbabwira ngo umuntu wese umeze neza ukomeze kugubwa neza, kandi Imana ikomeze kubana nawe utameze neza, ufite ibintu byinshi birimo kugenda biguhinyuza bigucarenginga, wihangane. Uyu munsi nuko bimeze, ariko ejo Imana bwacya bucyana yandi, Imana ikakugira neza. Hanyuma rero nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Pastor Fred Sabiti, muri kumwe na Pastor Abatoni. Tuguhaye ikaze cyane. Amen. Umeze neza n'amahoro? Umeze neza. Imana iguhe umugisha. Yego. Tumeze neza rero nk'ibisanzwe. Another Side. Tuje mu rundi ruhande, kandi noneho tuje neza cyane. Tugiye kuvuga ibintu ushobora kuba utari wakumvishe mu matwi yawe. Nagusaba ngo wowe ugiye kutwumva, wowe ugiye kurikirana ikiganiro, mbizi neza ko iki kiganiro ni ubutunzi bukomeye ku buzima bwawe. Mbizi neza ko iki kiganiro ari umusaruro, ari igishoro gishobora guha fondasiyo y'ubuzima bwawe, kongera kure mu buzima bwawe, kongera kubaho. Rero yiba ufashe umwanya, ugize amahirwe ukacyumva, cyumve neza, kuko mu minota turi bukoreshe kirimo ubuzima, kirimo fondasiyo kongera kubaho mu bundi buryo budasanzwe, no kongera guhangana n'ibyo wari uhanganye nabyo byari byarakwigaragamijeho, ariko uyu munsi ukavuga ngo nanjye ndahagurutse. Rero reka ngusabe gukora subscribe, ugasharinga, ugasangiza na bagenzi bawe, kugira ngo ibintu bigende neza, dukomeze kuryoherwa. Pastor, turongeye tuguhaye ikaze nanone kuri Another Side. Tukuzanye ku rundi ruhande. Unzanye ku rundi ruhande rw'ubuzima. Ariko ku rundi ruhande nanjye mbaze wari uri hehe noneho? Kigali yabanye ngari. Kigali yabaye nini, ariko by the way turahari, tuba turi mu bintu byinshi bitandukanye. Ntabwo aka kazi siko dukora konyine, tuba turi no mu bindi bitandukanye. Ariko ahangaha tunibutsa abantu ko tuba tuje kuvuga ubuzima rusange, ariko dushaka igisubizo. Imana ibivugaho iki? Ese ibi bintu biriho uyu munsi byigeze bibaho? Sometimes niyo dutinze kuza aha, tuba turimo gushaka kugira ngo tubone ibyo twaza kubwira abagenzi bacu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi, kuko abantu bazi ko ubuzima bw'uyu munsi bushobora kuba butarabayeho,
ariko Bibiliya ivuga ngo nakagaruka. ntakagaruka Nka topic y'uyu munsi ni ikibazo kiri rusange kandi gikomereye abantu, ariko turaza kureba igisubizo ni iki. Ya rero murakoze cyane, reka twakire pastor nk'ibisanzwe abanza duhesha umugisha adusengere hanyuma tugende. Mana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, tunejejwe n'umwanya wongeye kuduha, turi imbere y'abakunzi bacu, turi imbere ya benshi badukurikirana kandi bakanadukunda ndetse bakanadusabira umugisha, natwe tubahesheje umugisha kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kuvuga ngo ijambo ryawe ndetse n'ibiganiro dutanga, tuzi ko hari imiryango idafite ibisubizo, hari abagiye kutwumva aka kanya bashaka kumenya n'iki cyakurikiraho. Turagusabye kugira ngo utuyobore, dushobore guhura n'imitima y'abadukurikiranye kandi dushobore kuba igisubizo cy'abatwumva. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Hanyuma topic tukuzaniye tuze tugiye kuganira nawe, wowe udukurikirana, kuko nawe igitekerezo cyawe ni ingenzi kandi ni ikintu cy'ingenzi gikomeye cyane, kiradufasha. Rero topic cyangwa se isanganyamatsiko tugiye kuganira mu kiganiro cyitwa another side cyangwa se ku rundi ruhande. Tuzanye ingingo ivuga ngo ni gute wakwitwara uhemukiwe n'umuntu wakundaga. Ni gute wakwitwara, ni gute wakwifata, ni gute wakwitwara, ni gute mbehe wakwakira uhemukiwe, wakwifata ute uhemukiwe n'umuntu wakundaga. Nawe uraza kuduha ibitekerezo dukurikirana, uraza kutubwira uko ubyumva. Ese wowe mbere yuko pastor Batoni ari budusobanurira akatubwira akaduha uburyo twakwifatamo akaduha, wowe ni gute wakwifata? Comment yawe hasi yaroza kwandika kuvuga ngo ngewe ndamutseme mu kintu n'umuntu nakundaga, nakwifata gutya nundi. Aho ngabyo ibitekerezo byanyu mushobora gutanga bishobora kudufasha kubona ikindi kiganiro cy'ubutaha. So rero pastor, ariko ndashaka gusubira muri topic yawe. Wakwifata ute uramutse wakwifata ute n'umuntu wakundaga? Ni ikintu kibabaje rero. Urabona urabona tujya dukunda abantu, twabakunda ibitekerezo byacu, ubugingo bwacu, ubwonko bwacu tukabibashyiraho, ariko tukibagirwa yuko babana ari abantu. Utarageraho ndagira ngo tubanze tubyegure. Ubundi guhemukirwa biri no kwinshi, burya hariho ubuhemu, ariko ikintu cyose nyirango iyo cyageze mu buhemu kiba cyamaze kuba kibi. Uguhemukirwa nyine no guhemukirwa ni ukuvuga ngo umuntu aba yagukomerekeje, ni ukuvuga ngo wakira uti wakubyifatamo gute, umuntu aba yashenjaga. So iki ni ikintu kiri hanze abantu. Iyo umuntu yabaye related none nango yakunze undi, ubuhemu bushobora kuva mu muryango, ubuhemu bushobora kuva ku muntu umwe wakundaga, ubuhemu bushobora kuva kuri boss wawe, ubuhemu bushobora kuterwa n'uwo mwashakanye, ubuhemu bushobora kuva ku mwana. Nuvuga ngo umuntu mwegeranye cyane, amarangamutima yawe yinjiyemo cyane, aramutse aguhemukiye wabyifatamo gute? Kuko izi ngero zirahari hanze nyinshi. Nibwira ko ngira ngo mu bibazo RIB ifite n'ibirimo abantu bagenda bahemukira abandi. Ushobora gusanga mu butabera ibi bintu ari byo byinshi cyane. Aramuhemukiye, amuhirage ry'abana be, asanga ibintu byose yarabihinduye. Aramuhemukiye, yamuhaye umwana kumurera, uwo yamureresheje niwe wamuriye, uwo yashingiye niwe wamuhemukiye, uwo yigishaga yamuteye inda. Ariko turashaka tujye deep, kuko ibi bintu bibyara ingaruka nyinshi cyane. Iyo wahemukiwe n'umuntu wakundaga, niho harimo kuva biriya bibazo pastor, kumva ngo umuntu yagize agahinda gakabije. Ugiye kureba waza gusanga aka gahinda karangana n'urukundo yakundaga. Compensation yabyo no kuvuga ngo ikigero cy'urukundo yakundaga uwo muhemukiye niho ikigero cy'agahinda yagize. So ako gahinda iyo kaje rero nibyo hanze bavuga ngo ni depression yagize. Yahemukiwe no mu kazi, ngo baramukoresheje cyane, igihe cyo kumuhemba akurayo ubusa. Muri kwa gukurayo ubusa, expectations yari afite zose yari yarazubatse muri ka kazi. Ariko noneho turashaka tuze kujya physically. Twavuze ngo mu rundi ruhande iyo turiho tuvuga ibi ngibi,
ibikomere byinshi abantu bafite n'ingaruka z'ibyo zabo bakundaga. Kuko umuntu utashyizeho umutima ntiyaguhemukira. Ikintu udakunda nticyapfa ngo kikubabaze. Umuntu udakunda ntiyakora ikintu kibi ngo kigufateho. Bibiliya burya iravuga ngo umutima wose ugira akababaro kawe, ugira agahinda kawe, bitewe n'ibyago wahuye nabo. Ntabwo abantu bashobora kubabara kimwe nawe, kuko amarangamutima yawe aho yarageze siho yageze. No gusanga uwapfuye ari umuvandimwe wanyu mwese n'urugero, uwaguhemukiye ari umuvandimwe ariko wowe ukabyumva cyane. Hari aho wari ugeranya nawe. Hari ijambo turi busome ngira ngo muri Samweli, mfasha wihuta ujyeyo kuko bihe none igihe cyaba kigufi ariko abantu babone point y'igikenewe. Wakwifata uhemukiwe n'umuntu wakundaga, ariko birashaririye rero no kubyumva. Ngira muri Samweli wa 2:13 umurongo waho 11, umurongo wa 11 ngira ayimuhereje ngo arye, aramufata aramubwira ati ngwino turyamane mwene data. Nawe aramusubiza ati oya mwene data, winkoze isoni, kuko bene ibyo bidakwiriye gukorwa muri Isirayeli. We gukora iby'ubupfu nk'ibi, mbese nkanjye izo soni nazicana he? Kandi nawe waba ubaye igicucu muri Isirayeli. None ndakwinginze ubivugane n'umwami, kuko atazakunyima. Ariko yanga kumwumvira, maze kuko yamurushije amaboko aramuhata aryamana nawe. Ukiri aho ngaho guhemukirwa n'umuntu wakundaga ariko agakoresha amaboko. Amaboko ashobora kuba office, amaboko ashobora kuba kampani ufite, amaboko ashobora kuba kampani, amaboko ashobora kuba ari ubutware. Umurongo wa 15. Maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero. Urwango yamwanze rwaruse ubwinshi urukundo yari amukunze. Amunoni aramubwira ati haguruka ugende. Nawe aramusubiza ati reka, kuko iki cyaha ukora unyirukana gikomeye kuruta icyo wankoreye. Ariko yanga kumwumva. So turagira ngo tubanze turebe igikomere uyu muntu asigarana mbere yuko tuvuga ngo cyomorwa gute. Ese ubundi ukiromorwa pastor? Amunoni yarindi, uyu bafata ku ngufu yarindi. Guhemukirwa n'umuntu wakundaga bitera igikomere kitajya kinakira. Gitera ubusembwe, gitera uburibwe, ubusharirwe, kwiyanga, kwiheba no kuba wanakwiyahura. Amunoni ni musaza wa Tamari, abana ba Dawudi bombi. Bibiliya itweretse Amunoni harya Amunoni asaba Dawudi ngo mushiki waze kumurwaza. Mushiki wagezeyo kumurwaza, musaza wamufata ku ngufu. Kandi Tamari yarakunze Amunoni bitabaho. Amunoni yarakunze kuko na Dawudi yaravuze ati mwana wanjye kanohereze mushiki wawe aze akurwaze. Ariko ahageze turimo kubona ko iki ngaho mbwira rero Tamari uyu nguyu bafashe ku ngufu barangiza bakanirukana. Wakwifata ute rero utewe igikomere n'umuvandimwe wawe? Yewe hari ikintu kimwe namaze kubona. Reka mbere yuko tureba uwahemukiwe tubanze turebe uwahemutse. Uwahemutse je nuko nguko nshaka kubizana. Buriro mutekerezaho iki? Nyine reka muvugeho gatoya. Nyine nivyo nshaka nanjye duha makuru y'uyu muntu mbere iyo guhemukirwa uwahemukiwe. Reka turebe ku wahemutse. Uwahemutse biterwa n'iki kandi yari inshuti? Yego. Iyo wagiye guhemukira. Ese buri yera bitewe n'iki? Hari igihe umuntu ahemuka bitewe n'inshuti mbi zindi afite. Hari igihe umuntu ahemuka bitewe n'ibihe by'ubuzima. Kuko turi ku nsanganyamatsiko iravuga ngo
wakwifata ute uhemukiwe n'inshuti yawe byari bizwi ko umuntu ari iki ari inshuti yawe ku buryo abantu bashobora kubira akavuga bati Batoni na Fred ni inshuti ariko ejo Fred agahemukira Batoni umuntu wese asigara avuga ngo byatewe n'iki umbaye ndi Fred umbaye ndi Batoni nakwifatana noneho uyu reka wenda dutangire kuri uyu mugabo Amunoni yagize ikite yakunze mushiki we uyu mushiki we bayibahuje se noneho ariko aramurarikira amurarikiye Amunoni agira inshuti mbi uriya se Amunoni nabamugiriye inama kuko yaganije inshuti yitwa Aminadamu amukundisha mushiki we aramubwiye ati kunkunda mushiki wanjye nabyifatamo ariko se niba yaranabitekereje wibuke ko Tamari yamubwiye ngo mu Bisiraheli icyo ni kibaho ese Isiraheli nta muco wagiraga kuko n'uyu munsi tubona ko Bibiliya ivuga ngo nango tujye mu ijambo rye yewe ni wacu tuvuga ngo abantu bafitanye isano rya bugufi nibashakana icyo nashaka kuvuga aho ngaho rero je mpamvu navuze ngo ndabanza mvuge kuwahemutse mbere yuko nije nakubwiye ngo bishobora guterwa wenda turavuga ku bantu ku bintu bitatu umuntu ashobora guhemuka bitewe n'inshuti yamwoheje wibuke reka dufate akagero gatoya wibuke ku gihe cy'umuhungu wa Salomo agiye kwima ingoma agishije inama abasaza inama bamugiriye baramubwiye bati inkoni se yayobozaga wowe uzagabanye izo nama ntiyazishimira z'abasaza ajya mu basore bagenzi be aravuga ati aha ya ugize neza noneho ushobora guhemuka bitewe n'inshuti ufite yindi itari nziza itakwifuriza ibyiza ikubeshya ko ari inshuti ariko atari inshuti ugahemukira wakundaga kabiri ushobora guhemukira umuntu bitewe n'ibihe wanyuzemo ndacyakumva ariko sindi bwemere kujya kure cyambere inshuti zagushuka ariko ndimo ndibaza urukundo rukunda mushiki wawe to the extent yuko wibagirwa ko uyu muntu nubwo mutavindi imwe kwa nyoko kwaso ukajya ku rwego ushobora kukumva ungira inama ariko birashoboka ko mu Bisirayeli birashoboka ko mu Bisirayeli bitari kuko wibuke ku Tamari yamubwiye yaramubwiye ati yiba umuzi ukeneye ko twabana gihe nusabe data ntago azakunyima uyu mwana nta yindi option yari afite kuko yumvaga nese iryo jambo yarivuze amubeshya hari ahantu ugera ukabona nta bundi buryo uri buhikure ariko nitugera imbere y'umusaza iki kintu ntiyagikura none se reka twibaze ikintu Amunoni ikintu Abusalomu yajije situation turimo ni nka wa mwana waje gusura inshuti ye hanze habira hari yego yaje kumusura ageza ahantu abona condition arimo hari buhikure atari ko mu by'ukuri ni wacu baragukunda kandi yaje atabibwiye iwabo yaje atabibwiye nyina yaje atabibwiye se ariko aya makuru ya Tamari akavuga ati ariko njyewe na mama nabonye gukunda ariko aya makuru ya Tamari yarazwi n'umwami Dawidi ise wabo kuko niwe wamwohereje Dawidi yohereje umwana ajya gufasha musaza we ntabwo yari yamushingiye reka twibaze iki ngiki Amunoni ajya gupfa Abusalomu amwica amuhora mushiki we yamuje ko yamufashe ku ngufu cyangwa amuje yuko yamufashe ku mfaranza akamwirukana Abusalomu ajya kwica Amunoni yamujije yuko yafashe mushiki we ku ngufu cyangwa amuje yuko yamufashe ku mfaranza akamwirukana yamujije ko yamuteye ubusembwe rero ikibazo ndeba ahangaha hari uburyo umuntu ahemuka none se nyine ubwo bari bakiri bagufatwa ku ngufu iyo step yari yarenze yari yamaze kurenga yari yamaze kuba shame yari yamaze rwose azashakwa nande wundi umuntu waryamanye na musaza we ucyambere ntumurongoye ngo akomeze b'umugore wawe no twakira ubwo buzima tuvuge ngo yafashwe na musaza we ku ngufu yamushatse wenda haza amakuru avuga ngo umukobwa yashatswe na musaza we yose yiba ya mahirwe yarahaye bari no kubwira Amunoni bati mugumane sasa ikigutangaje Bibiliya yavuze ahangaha ngo urwango yamwanze ruruta urukundo yamukunze wibuke ko urukundo yamukunze rwatumye arwara rutuma ajya mu buriri araryama amuru bayita irwana amuru ahangaha ngo urukundo yamukunze
oya ntabwo zihari n'iz'amafaranga umuntu asigaye arwarira muri amafaranga umuntu asigaye arwarira muri amafaranga n'iz'amafaranga ubu nta mpuru zihari oya bagiye bibyoroshye noneho ibaza urwo rwango yiba urwango yaramwanze ruruta urukundo yamukunze ubwo urwo rwango rwamujije mu buriri aryama uwanze undi ninde sasa uwanze Amunoni yanze Tamari si nawe wanze Amunoni oya none ikigutangaje Tamari tubyendanyemo neza Tamari ntabwo yakunze Amunoni ku buryo yaba yamukundaga nka musaza we yamwumvaga nka musaza we noneho amukunda nka musaza we Amunoni we amukunda mu yindi karite itandukanye n'iy'ubushiki na busaza arangije namwanga none amaze kumukunda urwo rukundo ashyitse ku ngingo yashaka gushikaho amwanga urwango ruruta urukundo yamukunda bisobanuye ngo ibara rwayamura akaryama agahamagaza asa atimeze nabi mpamagara mushiki wanjye azanekere icyo gihe urwo rwango rurangana iki aha twagarutse kuri topiki yacu ubwo Tamara ahuye n'ibibazo bibiri afashwe ku ngufu arananzwe ibi ni ibintu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi biriho aragufashe ku ngufu arangije aranakwanza ni bya bindi bakubwira ni bya bintu umunyarwanda yavuze ubundi hari itegeko harya rihana abantu bateye ku ngufu bafasha abana ku ngufu rirahari afungwa igifu hagati y'imyaka 20 na 25 hagati y'imyaka 20 ndetse na 30 ngira ngo none se uwo mwana we yavutse abuwande ubuze se akabura na nyina ubwo se niba yamusigiye inda agafunga imyaka 25 gufata ku ngufu byose igisubizo oya igisubizo hari ugufatwa hari ukumwangiriza usugi no kumutera inda ubwo rero gufata ku ngufu ni ibintu bibiri hari igihano gihana umuntu wafashe ku ngufu hakaba n'igihano cyo gutera inda umuntu utageje imyaka y'ubukure so ikiremereye ni iki ikiremereye n'uwafashe ku ngufu uwatewe inda atayageze imyaka we ntabwo kiraremereye ariko gishobora guhanishwa bitewe na wa mwana imyaka afite ariko nacyo byose bibari uwateye inda ku myaka we ntageze ubukure kiba kiri hagati wenda n'urujya sinzi amategeko ariko ni 25 dayeri byose bigenda gusa kimwe ariko iyi ngaruka nabonye ziriho ingaruka nabonye zihura n'iza Tamari na Amunoni nuko abantu benshi bafashwe ku ngufu barananga of course baranga uwamufashe ku ngufu kandi ariko noneho wibaze yamufashe ku ngufu ubwo bivuga ngo yarafite urukundo rumurarikiye ruri extra rurenze kandi amaze kumufata ku ngufu aramwanza umuteye igikomere kabiri uramwangije uranamwanza hakabaho na wa wundi bateye inda wenda atarageze wenda bongo bashobora kubyumvikana no kuba wenda ariko uyu munsi wa none abo turimo kubona bangwa ntabwo bafashe ku ngufu abo batinde ko batafashe ku ngufu abihakanwa n'abasore baryamanye nabo cyangwa se batewe inda nabo tubona kenshi ariko ashobora no kuryamana nawe babyumvikanye yego akamwanga ariko yarangiza yamenye ko mutwitiye akamwanga uwo ni umuco w'ibizimu n'ibizimukazi byose baryahuye ariko turacyari kuri point ivuga ngo wabyifatamo gute ubabajwe n'umuntu wakundaga kuko ariko subundi ariko baranakundanaga niwe Tamari na twabirebye ntago bakundaga urukundo rw'ibyo Amunoni yakoze bakundanaga urukundo rwa mushiki na musaza ariko Amunoni we akamukunda urundi rukundo rwihariye urumva amaze no kumufata ku ngufu aranamwibuka none reka ture muri ubuzima busanzwe umuntu ni gute ubu turimo gusangira na bagenzi bacu cyangwa turimo kuganira n'inshuti zacu ni gute umuntu akwiriye kwifata mu gihe ahemukiwe Tamari yifashe gute banza nk'inkuru Tamari yagiye agahinda karamwishe amaze kumwirukana yarabivuze Tamari yarabivuze ko yabwiye musaza we Abusalomu yaragiye amaze guhana ikibazo aragenda abwira musaza we Boroga ati ibintu Amunoni ankoreye I think
aha harimo igisubizo. Aho bivuga ngo uyu muntu wamaze guhemukirwa n'uwamuhemukiye, I mean n'uwo yakundaga, step ya mbere akwiriye gushaka umuntu yiyumvamo. Icya mbere, iyo umaze guhemukirwa kugira ngo bitakuzanira ingaruka nyinshi zo kubaho nabi, ukwiriye kuba ufite indi nshuti ushobora kumenamo ibintu. Kuko urabona Tamara amaze guhana icyo kibazo yabonye atari bukibwire se, kuko se ni umwami no kumubona byari bigoranye, abona atari bukibwire undi muntu, ariko aba afite inshuti ya hafi, musaza wa hafi. Bisobanura ngo mu gihe cyose umuntu uwo ari we wese ahuye n'igikomere, ahuye no guhemukirwa n'uwo yari afite n'ibyiringiro, akwiriye kuba afite undi. Kandi disi Tamari iyo musaza wamureka nubwo yari yamuhemukiye, kuko yaramubwiye ati no kunyirukana. Buriya ntabwo iyo aza kumuhemukira, iyo atamwirukana akaguma, Tamari cya kintu mumenya ko ajya kukigira ibanga, yajyaga kubibika. Kuko abwira Amunoni, yaramubwiye ngo icyaha ukoze unyirukana kirarusha kuba kibi icyo wankoreye. Bisobanuye ngo icyo yamukoreye cyashobora kwihanganirwa, wenda simbizi. Ariko uyu munsi wibuke ko ubutabera bushishikariza abantu gutanga amakuru, kandi no kuyatangira ku gihe. Ntabwo tukubwira ngo ubiceceke, bivuze ngo ubiceceke mu gihe wahemukiwe, ishwi da cyane ko wenda wakose, ariko ushobora guceceka ariko uhemukiye yemeye ariko wanaceceka. Ndanagarutse pastor, ndanagarutse. Impamvu Tamari yari afite imyaka y'ubukure, icyo ni kimwe, kandi yahemukiwe n'umuntu wa hafi ye, ahemukirwa ari mu nzu. Rero yiba ufite imyaka y'ubukure, wa muntu akaba asanzwe ari inshuti yawe, mukamwakoze ibintu mutumvikanyeho, ufite uburenganzira bwo kubiceceka cyangwa ukanabivuga, biterwa n'amahitamo yawe n'uburyo nyuma y'icyo kibazo iyo sere ibaye, uburyo mugomba ku kiganiro turimo kwerekana inzitizi, I mean ibikomere bihari abantu bafite bitewe n'urukundo rw'aho bari bageze bakunda. Yego, habe nubwo Tamari yari guceceka, ariko mu by'ukuri yabikoreye mu gihe text, habe nubwo yakundaga musaza we. Kimwe cyo harimo ko ari abavandimwe, icya kabiri n'umwanya yabikoreyemo. Hari n'igihe naba ngukunda, ariko expectation zanjye, ibyiyumviro byanjye bitambwira ngo ni uwo munsi n'icyo gihe. So nabyo bikantera urwango, nabwo bikantera igikomere cy'uko nshyize muri program y'ubuzima ntari mfite. Yego, hagati aho rero ngiye nkavuga ngo uwuceceka ni umuntu wari ufitanye ubushuti n'undi, yewe banagejeje no ku myaka y'ubukure. Ushobora guceceka, ushobora no kuvuga uti no, iki sinyemera wampemukiye, kuko iki niba ugikoze n'ubundi wazankorera ikindi kibi kintu. Tumaze kubona abantu bahemukiye pastor, reka turebe dutanga umuti. Ingaruka zo twagiye tuzibona, zaranabonetse n'abantu bagiye bahura nazo bakanirwa kwakira ibi. Ariko hari undi muntu wahemukiye, ubu tubonye abavandimwe bahemukiranye. Ariko noneho nasomye Bible ngira ngo ni mu 15 muri Samuel, ngira ngo n'ubundi wa kabiri. Wasomye pastor, twihute turebe Samuel wa kabiri bice, Samuel wa kabiri bice 15 ugiye ku murongo wa 13 uhagere dutanga ibisubizo. Tujye ku 15. Guhunga kwa Dawidi. Bukeye haza intumwa kuri Dawidi ivuga iti, imitima y'Abisirayeli ikurikiye Abusalomu. Nuko Dawidi abwira abagaragu be bose bari kumwe nawe i Yerusalemu ati, nimuhaguruke duhunge, nitudahunga nta n'umwe muri twe uri burokoke. Abusalomu, mubanguke kugenda atadufata vuba akatugirira nabi, bigatuma arimbuza umurwa inkota. Noneho rero iki cyo tukitse, ariko umwami umwana wawe burakeye mu gitondo ahagaze mu marembo ati, yiba ari gihe data. Ariko icyo mbona aha turacyari ku nzu. Abusalomu yari yanzwe ku buryo akura se ku ngoma, byari urwanda. Buretse gatoya, iyi nzu ya Dawidi yari ifitemo umuzimu kuko turi kwa Dawidi gusa, abana b'amahari.
buriya nicyo kintu cyitwa ingaruka z'abana b'amahari. Abana b'amahari ni ukuvuga ngo inkuru twari turimo kuvuga ya Amunoni na Tamari ni bene Dawidi, none tugiye kwa Abusalomu nawe ni mwene Dawidi. Ahindukiriye se, aramuhagurukiye, aramurwanyije, amuvanye ibwami. Amaze kumuvana ibwami, Dawidi ati mureke duhunge. Reka rero nkubwira agahinda, ngiye ugira ngo iyi nkuru yo kumukura ibwami yarambabaje. Dore noneho rero agahinda gahari, dore ahantu Dawidi yabereye confused. Ariko ibi bintu turiho tuvuga vibwami manuka ajya hasi ku mudugudu birahari, aho umwana aza akabwira se ati ntago ngira ngo bajya guhindura itegeko yuko abana bahinje imyaka 18 nta murage bagihabwa. Nuko abana bicaga babiri, suko nkuko itegeko rivuga, riravuga ngo gutanga 8 ku mahitamo y'umubyeyi si itegeko. Gutanga 8 si itegeko. Umubyeyi aho umwana bitewe nuko abishaka, ariko kuvana ku mwana w'imyaka urenze imyaka 18 nakwiriye gusaba 8 kwasi. Ubyo rero mbivuze kereka samuhitiyemo, niho ngiye kubwira we ubizanye neza. Bitewe n'iki? Bitewe nuko abana bicaga ababyeyi bashobore kubona iki bya bintu. Ariko uyu munsi wa none you don't claim gupfa ko n'uyu munsi baracyapfa, ariko si cyane kuko ubwo iryo tegeko ryaje rifite ibyo rirengera. Nyine baramwica kugira ngo aveho, namara kuvaho umwana asigare mu byasi. Twagiye hazajya abanyamategeko twakoze research. None icyo navugaga n'ukuntu yamukuye, uribuka ko ntuza uyu Abusalomu, uribuka ko ingabo noneho byahindukiye bakamurwanya. Amaze gupfa rero, ndashaka nkwereka agahinda k'umubyeyi wakundaga umwana kandi umwana yahemukiye umubyeyi. Umwana araguhemukiye, ntabwo yahemukiye Dawidi Isaki, yahemukiye n'igihugu cyose. Finally yagombaga kurwanwa nk'umwanzi, abaye umwanzi. Ndagira ngo aho hantu birangije Dawudi abwira bagiye kurwanya Abusalomu, arababwira ati ariko ntimumwice. Barangije bakora iki? Baramwica. Baje kumubwira ko yapfuye, Dawudi ashyiraho ikiriyo cyo kwiraburira umwana we. Yet umwana yiraburira niwe yamwirukanye, niwe wari wamwirukanye, niwe wari umwanzi w'igihugu. Noneho haza abashinzwe ingabo baramubwira bati ikigaragara twe iyo dupfa wari kuturizira, none uririye umwanzi twishe. Ndagira ngo urebe confusion umubyeyi yashyizwe. Dusubire mu buzima bwa buri munsi, n'ibyo ngibyo nyine nshaka kuvuga. Guterwa agahinda n'umuntu wakundaga, hari n'igihe urasohoshone. Dawidi yaganiriye nde rero? Ubwo waganirira nde hagati aho nta wundi muntu, ni Imana. Bibiliya iravuga ngo arongera arahindukira yumva inama z'abantu. Umubabaro Abusalomu arawumira. Depression zimwe, agahinda kamwe, ababyeyi bagatewe no kubura ibisubizo by'abana. Abana nabo nanone bafite agahinda bitewe n'inshuti ziri hanze zibagira inama, ziri hanze zirimo kubaha inama, nangwa se bamariramo amarangamutima yabo, yajya kugaruka agasanga ntibigikunze. So twari tukiri ku nkuru twegereza no gusoza. Igisubizo rero ni iki? Icyo kintu nashaka cyambere no gushaka umuntu. Icyambere shaka umuntu ukuba hafi, inshuti kuba hafi, bya bindi byose ugira ahantu ubishyira. Muri musaza we Abusalomu abimurundamo, nubwo nabwo byakomeje kubindi guko ko byabaye inkuru habayo kwihorera. So hanyuma pastor dufashe utwijeza uduhe igisubizo, umuntu yakwifata ate noneho? Iyo tuvuga ibi ngibi tuba twagije muri social life, ariko buri ruhande rwose rupfuye rugira positive na negative. Iki kibazo cyatewe cyari gukemurwa nande? Tugiye mu buzima busanzwe cyari gukemurwa n'umuryango, kuko conflict nangwa se aya makimbirane yari imbere mu muryango. Cyambere hari ubutabera iyo bisohoka bajya kubafasha, ariko noneho iyo biza kuba mu muryango hari kubamo kubabarira. Urundi ruhande ibintu byamaze kugera ku rwego rw'igikomere kirengeje, bisaba imbabazi z'Imana n'agakiza kugira ngo uyu mutima ubashe kubabarira. Kuko ikigaragara ko hataba uyu muryango utigeze wicara, nangwa batigeze iki kintu bakigira icyabo ngo buri, kuko habaye ko Dawudi ntago yabaye faithful aha hantu, ntago yigeze hana Abusalomu, I mean Amunoni. Barabihishe
ari bya bindi leta yanga baragiye bakora iki barabihisha kuko umwana nawe yishyikira kuri musaza we kuko na Abusalomu yabwiye mushiki we abwira turamenye uceceke yamucecekesheje bivuga ngo Dawudi yarabimenye inkuru arayimira kwa kundi imiryango tumira ibintu byacu tukavuga ngo n'iby'imiryango n'iby'imiryango niba nibabyumva bizagenda gute kwa runaka nibabyumva kwa runaka ariko muri kwa kumira umwana agira intimba yamushikiwe hari solution yari hari kuko Dawudi ntiyabicaje ngo avuga ati tama babarira yemwe na bene data bahungu banje barimo Abusalomu barimo Amnoni barimo iki kintu kirangire ntihazabeho guhora ahubwo we yarabimize yibwira ko n'umukobwa yabimize ariko ntiyibwira ko igikomere cyabaye cyakuze kandi gikurira mu wundi muntu kandi ikindi igisubizo rero ni kimwe hatabaye agakiza hatabaye kwicara ngo uyu muntu asaba imbabazi hatabaye kubabarira kuva mu mutima isa continuous inoza y'ikibazo tukavuga rero ngo igisubizo imiryango myinshi irashaka kumira ariko bisi turimo yabaye umudugudu ntabwo bikimirwa ngo bikunde na Dawudi yarabimize ntibyakunda ariko yabimize nk'umwami mu gitinyiro cye mu cyubahiro cye yumva iyo nkuru izamuko gisoni ariko ntiyamenya ko abana biri deep byakoze process tukavuga rero ngo uyu munsi wa none tugiye mu rundi ruhande tujye tubashiramo kenshi ni ukubabwira ngo iki kintu niba cyaje amategeko abinvolved niba bibananiye habeho agakiza gasesuye kubabarirana nk'umuryango bigaragarira umutima w'umuntu wese kukiye kandi bikwiye imbaraho twasoreza urakoze cyane ariko tukavuga ngo ibi ni ibintu biriho biri social tukaba tubwira abantu mwakomerekejwe nabo mwakundaga ngo umutima wawe ubabarire kubabarira nta handi bipfa ni Kristo utanga agakiza niba bidakunze jya mu butabera bukurengera Imana ibaduhere urakoze cyane reka tubashimire ibiganiro byacu nakagaruka amahoro y'Imana bane namwe